siko ba nyiramazu namwe mugireho mugakabya mukadukabiriza ese ubundi umwe mwarazivukanyira nese mama vanereka nkubaza ubu iminsi 10 ndengejeho mu byukuri urumva iminsi 10 ndengejeho ubu ndakabije cyane wowe tegereza nyine niba ari kumbeshya cyangwa atambeshya narakubwiye ngo izi nzu nzifatanyije nawe niba hari ubundi bazifatanyije ubwo muzagirana amasezerano ibintu by'abagore n'abagabo ntabwo nabyitaho wowe tegereza aho bizagana uzabuhamenye ariko ubundi ko mwese mwamwirwa mu mpahana ngaho umugore ngaho umugabo maze kurambirwa ngewe ibice ariko urareba bino bintu bishoboka akira sha mikoro yawe ibyo birabareba mwese nyiri inzu hanze ko sanze ngiye uragira ngo mbigenze ariko abantu badukurikiye namwe nimumbwire unose baragira ngo mbigenze usanze maze kwambara ngiye gore mwese ko nduzi mushaka kuguma kuntesha umutwe mumbabere numvise ko nindera ngo ibitaro byuzuye nta bitanda ndabona ari nge mushaka gusaza kekira mikoro yawe ngaho genda none se uraremo yigendere nzaza muturumburemo mwirukane agende hanyuma umugabo nabona bimubabaje azafata inzira ajye kundeba aza musohoremo agende rwose n'ibintu bye njugunye hanze waba wariragiye warataha umutwe wibaza wakura muganga gakondo kandi wizewe bakugiti dore umuganga gakondo ndetse no kubimera aratanga urubyaro ku bagore n'abagabo barubuze abagabo ku bakobwa bagomewe agatanga umuti ku bagabo n'abagore bikinishije agatanga umuti ku bagabo bagera mu buriri bikanga ndetse n'abagore babuze amavangingo muganga gakondo arahana bahemukiye abandi ndetse akanagaruza ibyibwe akarusho avura amarozi y'amoko yose amategano amatamikano amahuherano ndetse n'ayandi aratanga ubutunzi ugatunganirwa ugatura aho wifuza hose avura indwara zananiranye amibe igifu telekomunani mburugu umutezi ndetse n'izindi ahumura ibibanza ndetse n'imirima byarozwe bitaba byagurishwa cyangwa ngo byere akarusho arakuvura aho waba uri hose haba mu mahanga cyangwa mu Rwanda ku bindi bisobanuro umuhamagare cyangwa umwandikire kuri telefone igendanwa kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Gaza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi tuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka neze nakomeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda nawe hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugira mwandika muri comment inama zanyu zifasha benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi reka nshimire n'abandi mugenda mugira icyo mutangara ubufasha n'izindi nyunganizi zose mugenda mubaha Imana igisubiza aho mwakuye uyu munsi rero turi kwa Vicky na mama Vanessa ngira ngo muribuka ubushize ko mama Vanessa aganiriye n'umugabo agafata gahunda yo kuzajya gusura Vicky kugira ngo baganire nk'abantu bakuru kubera ibyo amaze iminsi yumva nawe ko yifuza kumenya ukuri kuri hagati y'ibyo reka mbahe mikoro mama Vanessa muhe mikoro hanyuma agira icyo yibariza Vicky bose n'abantu bakuru buri ikintu cyiza gihari iyo muganira mwese muri abantu bakuru muhamuzi ibyo muganira nta nibyo guca ku ruhande niba umuntu ababaye yifuza kugira ikintu abaza umuntu niko baba bimeze Vicky rero nta mahane nuko mama Vanessa yifuza ko muganira ku kibazo agiye kukubaza nizere ko ntacyo gutwaye nakoze ntacyo bintwaye rwose ni karibu murugo wanjye murakoze kumpa ijambo njye mfite ikibazo rinje kureba uyu mubyeyi Vicky njye mfite ikibazo cy'umugabo wanjye uhora hano muri rugo kandi nzi neza yuko ibyo bintu twabihosheje nkavuga ko atazagaruka hano nkaba nshaka kugira ngo numve uburyo ahagera hari byinshi ngenda numva nkaba ngira ngo ube wambwira uko mubiganira n'aho muhurira mubiganira n'uko mubivuganaho njyewe nicyo kinzinduye ariko mu mavane rwose noneho nawe uransekeje ndagusekeje ngiye se murira hehe na papa Vane nkwibarize n'abadukurikiye bambwire ubu nakubushize numvise bavuga ngo ndi umwana
ubu ndi umwana none se ngiye papa Vanessa duhurira nta hantu njya mpurira na papa Vanessa ibyo byose uri kumbaza ntabyo nzi. rero burya ikintu kimbabaza cy'abantu kimbabaza kikongera kikanambabaza. Ubushize uzi ko nakwisimamiye nkaburana ahubwo ngaramye nkemera nkaruburana ngaramye, ariko aho mugeze ibintu muri kunkina sinzi byari byo. Ariko baragukina bagukinisha. None cyambere nakubwiye yuko amafaranga y'inzu uzajya uyazana ukayamba cyangwa ukayohereza kuri telefone yanjye. None natangiye kumva ngo sinzi ngo nakazi ikibazo kimeze. Ngiye narabajije nk'umuntu baza bambwira yuko ngo akazi wakora gutakigakora, bambwira yuko wowe nubizi ko ari ibirakasi ngo no kurya ngo ntabwo ukirya. Ibyo byose nubizi kuganira muhuriye hehe? Nuko abizi kuganirira hehe? Nuko abizi nese ari utabizi ko ndya ari uko nagiye mu biraka byarabuze. Mwarongeye murasubirana dusubirana se ubundi twiye tungiye niyize mugirana nawe ubushuti. Ndimo nivanga mu byanyu ntanabizi. Nta bushuti niyize ngirana na papa Vanessa ngewe. Ibyo byose uri kumbaza nibyo nzi. Ngaho none ugiye nayo kunyisubirana. None ntabyo nzi. Nge nta hantu murira na papa Vanessa sinjya nanamuhamagara nta hantu njya murira nawe. Ibyo nawe ibyo kumbwanga iby'inzu iminsi 2 ndengejeho yonyine urumva nkabije. Tegereza. Rega ikibazo si icyo mfite. Ikiminsi 2 ntabwo ari cyo ambeshye. Uretse ko ba nyiramazu namwe mugireho mugakabya mukadukabiriza. Ese ubundi umwe mwarazivukanyira? Nazo twavukanye ariko umenye ko natwe ariho tuba. Nese mama Vanereka nkubaza. Ubu iminsi 10 ndengejeho mu byukuri. Urumva iminsi 10 ndengeje ubu ndakabije cyane. Iminsi 10 birumvikana ariko nawe ntuba wanahamagaye basi ngo umuhamagara umbwira ati rero muvandimwe nta kintu cyari cyabona. Nabona kuguhamagara nkubwira ubusa ntacyo bimariye aho nari nyategereje. Ariko ibyo wampamagaye nta kibazo. Aho nari nyategereje ntaraza nta kibazo ariko noneho iminsi irashize reba higiye kigeze noneho ndangije ngiye kumva numva na papa Vanessa numva imarambwira ye makuru ntazi. Ayo makuru yakubwiye arakubeshye. Nge nta hantu muri na papa Vanessa. Umugabo wawe yakubwiye ko tantereta uko yabikubwiye ni ukuri nta hantu njya murira nawe. Iminsi 10 ndengeje banyira amazu. Aha ndabona ibyanyu ntazi byari byari ko iherezo bizajya hanze. Ibiki ariko uko ndabona utangiye kunyikarumana nawe kandi kunyikarumana kwawe. Rero neho reka nkubwire nanabirangize. Papa Vanessa nugera mu rugo umaze niba naramuhaye amafaranga cyangwa narayamuhaye. Nimero wampaye narayihamagaye ntiyacamo. Idaciyemo arampamagara. Nuko umbwiye nuko utinyutse umbwira gutyo se. Nuko nshubije. Mwese uragira ngo usubize ngo iki? Yewe noneho rero ndumiwe koko. Uragira ngo ngusubize ngo nuko nshubije. None uragira ngo usubize ngo iki? Reka nkubwire ntunyikarakase ho wa mubyeyi uzi gahunda uko byagenzuza uko nakuburaniye. Nkemera nkarara ntukwankarara no kujoro ryose. None ndabona uri munyikarakasa. Nukuri suku kubeshya ibyimuwe ngiye kubishyira hasi no kwisohoka muzayivemo. Papa Vanessa hari ibintu yege wamugani yabwiye madamu we ngo byukuntu burara ngo byukuntu ukuntu mburari ibyo byose nuguhimba nuko bose barabizi nyine ko nta amafaranga ko ndi umukene. Nayo byo kuvuga ngo akazi nakoraga kararangiye. Si ibirakasi. Ibiraka rero nago amazu bari kubaka. Papa Vanessa avuga gutya amakuru yawe yose. Kandi noneho ngendaza nakubaza ukantera utwatsi. Nkumva nta no gushaka. Wabimbaje rya uretse uyu munsi uje. None se ko mbikubajije urabinshubije. Je none reka nkubwise ukuri. Papa Vanessa jewe nahuriye nawe mu muhanda. Ntabwo yizamamagara twahuriye mu muhanda. Ambaje mugako ibiraka byahagaze. Nta biraka ndi kubona. Urumva? Ibyo byose yakubwiye kandi no kuba ndi umukene nawe urabizi binziho. Ko rero none subwo naciye nk'amabere. Wamagaya kubaza iki? Ko ngenzi ko ntacyo yakagombye kukubaza. Yambazaga nyine impamvu amafaranga wakagombye gusobanurira uriya Papa Vanessa wa mubiri. Nimero wamaye yawe yatigo n'igicamo kandi abizi ko ariyo mfite MTN nayo ngira. Ntayigiramo. Na MTN yawe mfite. Uretse ubwo ngubwo nayo ndi buyiguye kuko ndabona ariko simbizi ndabona muri kuncisha gutya. Mavane nge ntaho ngucisha umugabo wawe nkuko yakubwiye ko atankeneye nanjye rwose simukeneye. Wari wumva muri mu rugo nje kumva mpamagaye nimero ye. Wari wareba muri telefone ukabona namuhamagaye narimo. Uko yakubwiye ko atankeneye nanjye simukeneye. Icyo dupfana namwe na amazu yanyu kandi urumva. Ndabona ntazi byari. Waragukeneye. Sha ibyo biramureba nkenera se nkenera. Yaragukeneye ahubwo cyane. Baramubeshye.
menya ubwenge se nge abana babiri bose maze kubyara aranyigisha kumenya ubwo bwenge ubwenge. yakubwiye Uyu mujyi ubwenge. imyaka ngumazemo ubundi ubwo bwenge yakubwiye ubwo bwenge ni ubwenge nyabaki ubimubaze Nubwo nyine kugenda gute uze nubwo kubimubaze ubimubaze niba ubuzi nose nta na gatoya yakunyuriye ntacyo yanyuriyemo ntabyo nzi icyo ashaka kuvuga ntacyo nzi umenye ubwenge yemeramo ubuntu se ninjye bayubakiye yarabivuze ariko ntabwo ariko hari nabyitayeho igihe nawe yayikubakira burya ngo ak'umuntu ashatse niba ngo iki sinzi uko bajya bayica mavane buriya yagukeneye wanabyegukana byegukana se ndi umugore we akundi mavane reka bangahe se nkubaze bahaguruka bakanabita babita mwebwe mukaza mukabijyana bande mwebwe bande se mwebwe cyari wambona naje si wanyu mwebwe mukabyegukana mavane njyewe urabizi ko nkubaha ntidupfa wabiruhiye ubusa nkahaguruka nkagenda urabizi ko nkubaha twipfa ndabona ubusa tugiye kuzapfa njyewe umugabo wawe niwe wirirwa ngendaho kuzapfa ubusa kubera ko njye ndi kubona ntazi gahunda zanyu uko zimeze umugabo wawe nongeye mbigusubire niwe wirirwa ngendaho urumva yirwa ngendaho ujye umubaza aho muzajya mubivugana umubaza icyo ngenderaho ntabwo nkubeshya n'ejo yarampamagaye none ntuse ngiye nkubeshye ndaguhamagaye akubwira ngo ukize yampamagaye nyine ambaza uko meze mubwira ko amafaranga iminsi 10 nyiri kuyashaka ukiri kuyashaka kandi none telefone ya mama Vanessa nticaho ntabwo icamo nta MTN yawe ngira yakubajije uko wiri yambajije impamvu nyine iminsi 10 yose igezemo nanjye mubwira nyine ko akazi kabuze ko nta biraka mfite kandi nawe urabizi ubu se mwebwe ngo muri abakire n'abakire bagira amadeni ya banki nawe nimukajye mugira ngo none se wakabimenye wenda impamvu nanayashaka vuba wenda n'ubundi turimo amadeni ya banki wabibwirwa baranabaguriza nyine mavane nunzamurira isukari rwose nunzamurira isukari njye ukwiye kukuzamurira isukari nese uri kumbaza ibintu nawe rwose bitumvikana papa Vanessa nawe ustifitanye nawe ngewe mukanzamurira isukari no kuryama no gusinzira bikananira Yesu wari wambona iwawe rero sinzi ibyawe na papa Vanessa nzi wawe igihe nahazaga bwari ubwa mbere nje kukubaza iby'inzu sibyo ubu ukurikiyeho rwose urabizi ko ari we wazaga kunyirebera hano uheruka kumbona mu rugo rwawe papa Vanessa ujye ubona namuhamagaye mbega ibibazo si ibibazo ki wanamuhamagaye ntabwo namenya ngo si umugabo wawe se ujye ufata telefone nkuko nawe aguhamagara simenye ngo yaguhamagaye nkabibona ndabikwibwiriye rero ahubwo rero n'ejo yarampamagaye njye mbonye ejo ahubwo ngira ngo nibyo uje kumbaza njye ndabonaho kugira ngo tuzapfa ubusa n'ayo mafaranga kuyishyura wayareka basi ugafata piriyavu ukigendera kuko ndabona tugiye no kuzapfa ubusa ni ukuri pe ndabona wazafata piriyavu ukigendera kubera yuko ndabona tugiye kuzapfa ubusa twakundanaga ariko ndabona tugiye gupfa ubusa mavane turacyakundana ariko munkinga nta kintu nge ngukingakinga nge nta kintu ndi kugukinga papa Vanessa nta bucuti mfitanye nawe ariko ubundi bagabo b'iki gihe nese no kuvuga ko ubundi abagabo b'iki gihe utabazi none se ubundi ko nduza n'injye ubaza cyane abo abandi agendaho urabazi ko kandi bahari mbizi ko rwose ubwo nabo mumufatanyije ngiye se nabibwirwa tumufatanye se wigeze umusangamo hano mu nabo mumufatanya ngiye sinabimenya ubundi se none se ko mpera ukuri inshuti yanjye kubera iki ahubwo nk'abo bose utambwira ngo ndabure nanjye ngiye se njya guteranya umugabo n'umugore aho baba barahuriye ndahazi ukuntu nakwemeraga rero ukuntu njya nkwemera nta nubwo wagakwiye kumfata gutyo mavane ngewe umugabo wawe uzaba ari uhana urumva naramwiyamye yanze kumvaho sibyo ubwo rero aho bigeze uzamwiyamye naramwiyamye yanze kumvaho uzamuzirike sinjya nza mu rugo iwawe nurambona nanamuhamagaye aho bigeze noneho namwe murandambiye ngiye kuzifatira umwanzuro nk'umuntu uzawufate ngiye kuzifatira umwanzuro uzawufate rwose nakubwira icyo uzawufate ngiye kuzawifatira uriya mugabo si umugabo w'abana 5 se hewe ubu kimucunga niyo baba 10 nta mugabo usaza ntumbwire ngo nibyo biramureba ntabwo mvuze ntabwo mvuze ko ashaje naringize ngo ntabwo ashaje ariko gihe rero ibyo ngibyo mujye mubivugana apfa kuba afite ifaranga ibyo biramureba ntabwo ibyo wabireba ibyo biramureba
nakubwiye ngo uzamuzirike cyangwa ujye umugendaho nyine aho agiye hose aho agiye hose cyangwa mujye mujyana. ukuntu nawe nagukunze nkemera nkakora iki nkagira nanjye ndagukunda ugasubira mu nzu ndabona uri kundyarya. ntabwo njye nkuryarya ntabwo nkuryarya ni papa Vanessa ungendaho. murimo murandyarya sinamenya muri nko gukina nk'agapira murimo murankina nk'abakina agapira. ariko Vicky we ndakeka atatubeshye njye ntabwo mbeshye njye nta kintu kijya mbere cyakora ibyo ngibyo muvuze dusubiye inyuma byo kumbwa ngo yarambwiye ngo nitwaye neza nazayiberamo ubuntu sinzi icyo yashakaga kuvuga urumva wenda kubera ko yarambwiye ngo mufite amazu menshi cyane kandi koko ni menshi wenda ubwo yambwiye ko mwabivuganyeho ntiyamukeneye kuzansonera nk'amezi nk'abiri. yembe vugana nawe se none ko ariko yambwiye yarakubeshye Vicky yarakubeshye atazanakubeshya ukumva ko ari byo. yambwiye ko mwansonera amezi nk'abiri ntazakubeshya aho ngaho yarakubeshye nko muri iyi minsi y'abanyeshuri si byo se nubizi ko nta mafaranga ariho yarambwiye ati nyamara rwose twabitekereje nyine mama Vanessa arakubeshya ntazanakubeshya njyewe mva nkubwire yarambwiye ngo wowe nawe ngo mwantekerejeho musanga hari ikintu mugomba kunkorera muri ababyeyi beza niko yambwiye musanga hari ikintu mugomba kunkorera mubajije icyo ari cyo arambwira ati buriya twanagusonera n'amezi nk'abiri ubwo rero ubwo njye nari neke kandi ari byo ngengize njye nuko ugaje ambwira nabi nari nzi ko rwose ari byo aje ntazabikubeshya ibyo ntazabikubeshya ntazabigushuke ntabwo byakunda nose ngo ntabwo byakunda ntabwo byashoboka ntabwo byakunda ugenda ubimubazeho rero ntabwo byakunda ahubwo afite icyo agushakaho ntazi ariko ubundi jewe ntacyo aho ngaho yabakubeshya none ko ntacyo arambwira se yarambwiye ngo mbitekerezeho gusa nta kintu icyo nshakaho rero ntacyo nzi ndacyari kubyigaho ubundi uzamuhigize nzamuha igisubizo none nk'umuntu mukuru ndacyari kubyigaho nzamuha igisubizo kandi igisubizo nzamuha nawe uzakimenya sibyo ra ntabwo mbeshye igisubizo yarambwiye ngo nimenye ubwenge igisubizo nzamuha nawe ibyo ari byose uzakimenya ntabwo bizatinda kandi ntabwo bizatinda ahubwo muzangirire vuba igisubizo nzamuha mama Vanessa nk'umuntu wanjye nk'umubyeyi nzaguha igisubizo ibyo ndi kubitekerezaho igisubizo nzamuha nawe uzakimenya. njye yambwiye ko mufite amazu menshi ndetse no mu rugo muzihafite binabaye ngombwa mwananguranira binabaye ngombwa mwanguranira ahubwo mwaza hafi yanyu ariko ubwabikubwira yishingikirije iki none se genda bizo umugore n'umugabo baganira ibyabo ndabizi aho ngaho arakubeshya ni bya bindi by'abagabo b'ibirara bagenda babeshya bashukashukana mavane nta kintu mpfa nawe umugabo wawe niwe kabitera byose nta na kimwe twigeze tuvugana kandi reka nta na kimwe atazakubeshya nawe ukavuga ati koko barabivuganye ibyo bintu nta na rimwe. Mwese mama Vanessa reka nkubaze jewe papa Vanessa ubwe yanyibwiye ko ino nzu ntuzige nahereye mbabwira ngo muzansigiremo irange reka mbanze nkubaze ke igihe nahereye mvuga ibyo gusiga irange mbisaba je papa Vanessa yarambwiye ati noneho ryarange no kureba mu nzu ko nta bindi bintu byangiritse turenda kubikora kandi mu rugo hano uramutse udashaka kugira ngo bakubakire hejuru waza ukaba ugiye no mu rugo hari izindi nzu tukaba tukuguraniye tukanza tukayikora neza ukazaba ugaruka nese ubwo ari we wabyanga ke ari we wabyanga akakubwira se ko yabanje kubimbwiraho base je yambwiye ko mwabivuganyeho turagira ngo nkubwire ngo iki arakubeshya rwose arimo arakubeshya Vicky arimo arakubeshya ibyo biramureba rero rwose wicara uzi ko ari kugushuka kuko ntabyo yambwiyeho nyine ikibazo ndi kubaza urwego ntabyo yakubwiye ntabyo yambwiye none nabwira Vicky ngo ntango ntazishyure uzamwishyura kandi umugabo yaramubujije none ntamwishyuza wibuke yuko ubushize twavuganye uko atazajya amuha amafaranga ari ngiye azajya ya none se azaba yamwishyuye mu ihangana ubutegereje nyine igihe mbe ntegereje ihangana ubutegereje hano ubufasha n'ibiki ndi kukubaza umugabo namubuza kwishyura akamubwira ati ntuzongere
nzaza mwishyuza none se ntamwishyuza ngiye nzaba naramubwiye ngo ntazishyure ngiye nzaza mwishyuza ariko je sindi umwana nkuko sindi umwana nkuko yabivuze nabinyemera tuzagirana amasezerano ise ndi igicucu ubwo nimugirana tuzagirana amasezerano muzaba mungurishije tuzagirana amasezerano kenda besa kandi niyo mwayagirana ntabwo byashoboka ntabwo sawa nyine wowe tegereza nyine niba ari kumbeshya cyangwa atambeshya narakubwiye ngo izi nzu nzifatanyije nawe niba hari ubundi bazifatanyije ubwo muzagirana amasezerano ibintu by'abagore n'abagabo ntabwo nabyitaho wowe tegereza aho bizagana uzaba uhamenya ahubwo ikibazo vikazumvira ndi areke ariko ubundi ko mwese mwamwirwa mumpahana ngaho umugore ngaho umugabo maze kurambirwa njyewe maze kurambirwa egora rero ngiye ikibazo mfite ngiki bancisha hirya no hino gutya ntabwo menya ngo ibyari byo sawa nyine uzabimenyerega ntabwo ndi kumenya ibyari byo nakubwiye ngo uzabimenya ntabwo ari kera ntabwo ari kera wetegereza uzabimenya n'amafaranga niba ubikeneye uwo munsi nyine reka mbe ntegereje kuko sinamenya utegereje uzabimenya ntabwo ari kera ubwo ni ugutegereza umva nkubwire ahubwo usanze ngiye hari n'ahantu nari nigiriye mu mavane usanze mfite urugendo kandi wantunguye njye nimero yawe wampaye ntabwo igicamo ubwo rero ntugire ngo ndakwirukanye ariko usanze agasuzuguro usigaho ntasuzugura ariko ntazi ibyari ngusuzugura iki usanze hari aho wari wigiye usanze hari aho naringiye wowe na Keza munyihanganire ke sibyo usanze naringiye ibindi bizakurikiraho uzabimenya ibiki ariko ke akira sha mikoro yawe ibyo birabareba mwese nyiri inzu hanze ko sanze ngiye uragira ngo mbigenze ariko abantu badukurikiye namwe nimumbwire unose baragira ngo mbigenze usanze maze kwambara ngiye ushi ibindi ni ibiki ngiye mvugana nawe ndabona ntamenye ibyari byo ngaho ufata inzira wigendera ibyanyu nzaba mbimenye igendere nta kundi abantu badukurikiye giye nongere mbisabire ubundi babana ari randirode hari umugore kukimwirwa mu nzuta gusa ngewe inama zabo kuri 0783200663 nkeneye inama zanyu rwose abadukurikiye kuri Keza TV show hari umugabo hari umugore mwese ko nduzi mushaka kuguma kuntesha umutwe mumbabere numvise ko nindera ngo ibitaro byuzuye nta bitanda bi ndabona ari nge mushaka gusaza kekira mikoro yawe nawe nyine uri kubibona ikibazo kiri ku mugabo wawe kiriho nimbona binyobeye nzaza musohoremo yigendere nzaza muturumburemo mwirukane agende hanyuma umugabo nabona bimubabaje azafata inzira ajye kundeba cyangwa azareba ibindi akora urumva Vicky we iyaba ari umuntu wemera ibyo umugabo asaba biba byaranarangiye nyine nawe nyine niba ari n'umutwara aba yaramutwaye ariko urumva ko ntarerura neza ariko urumva ko nakubwira ati ndi kubitekereza nk'uko yabimbwiye nudafatirana ahubwo hakiri kare arambwiye ngo igisubizo ngo nzakibona byihuse nudafatirana rero hakiri kare dore nuko nguko umuntu asenya mu bintu utari ubizi uvuga ngo ntago byakunda ngo gutya kandi we byabibaye ku mugaragaro byaratangiye ubireba bikarinda bibubireba icaza umugabo bitaye ukagenda ukangara icaza umugabo umuganire niba ngombwa uhamagara imiryango muhego murakuze ariko burya nta kibazo kitananirana gishobora kubananira mwebwe muregera umuryango numva icyo bavuga ubwo nimbona n'ababananiye ngewe umwanzuro nzawifatira nka nyir'urugo ese uri umuntu wo gusenya uri umuntu ungana gutya oya ntabwo byashoboka ubwo nasohoka mu rugo rwanjye nkisigira abana cyangwa nkabafata nkajya kwangarana nabo size urugo ntabwo byashoboka ariko rero n'abagabo nabo ni abanyamafuti nka papa Vanessa nimba ashaka gufasha Vicky ni byiza afite umutima mwiza ajya amuha amafaranga yo kwishyura cyangwa mukodeshereza ahandi ntabwo hano ariho Kampala abagabo rero iyo bagiye gukora ibintu nk'ibi ntabwo batekereza neza bamera nk'abahubutse kandi ntabwo bizakunda ntabwo ushobora gutereta umukobwa
muturanye cyangwa umugore muturanye ngo umugore abiyoberwe ntibibaho. Noneho nawe kugira ngo avuge ati ndabona bamvumbuye reka mbireke, ahubwo arashyiramo imbaraga. nawe rero biragusaba gushyiramo izawe imbaraga. Ubu nanjye ngiye gushyiramo izanjye imbaraga kuko ibi sinabishobora, ntabwo byashoboka. Ubu ngiye gushyiramo imbaraga, umva ngiye gukoresha uko nshoboye. Ko ntabwo nahaguruka mu rugo rwanjye ngo ngendane n'abana ngo njye kwirirwa nangara bavuga ngo dore wa mugore yarasaze, ngo dore wa mugore. Iyo uvuye mu ngo nk'izi ngizi zikomeye baravuga ngo dore umugore yararenzwe none yarasaze. Ibyo rero ntabwo mbishaka. Aho kugira ngo rero wangare ukuze ujye kuzererana abana ukuze ungana gutya, nyine irwanirire nawe nk'umuntu mukuru, kora igishoboka. Ngiye kubihagurukira kuko ibi ngibi wapi. Ndumva rero twasuza tukitahira, dore yadukingiranye yibereye mu nzu wa mugani yiwe. Hari igihe nzaza nyimukuramo rwose ku manywa y'ihangu bose bareba nkamusohora imbona nkubona. Ibi se ni ibiki? Ibi ni ibiki ko nzayimukuramo? Ko nta kintu azankangisha. Reka ibi ngibi nta kintu na kimwe bivuze. Nzaza musohoremo agende rwose n'ibintu bye njugunye hanze, ubundi asigare yumiwe. Reka twitahire, ndumva twasoza tukitahira, dore wa mugani iyo nzu yadukingiranye. Reka dusoze dutahe nawe ugere mu rugo kare, hanyuma ibindi nawe urarwana ku muryango wawe n'abana, ku rugo rwawe nyine nk'umuntu mukuru. Njye nta byinshi nakugiraho inama kuko nawe ikibazo uko kimeze urakibona, naho bipfira urabibona. Ibi ni ibintu nzikorera, ibi ngibi nzabyikorera aho bigeze. Nawe uzicara nk'umuntu mukuru urebe uko wakemura ikibazo. Ntikirirwa mvuga ngo inama mungire inama, oya aho bigeze ubu ndabibona, umwanzuro nzawiga. Ikintu wasoza utubwira? Ntacyo. Reka dusoreze hano rero, ibintu ntabwo byoroshye ariko bizashyira bigende neza. Bizagenda neza kuko ni njyewe uzabyikorera. Ningomeza guceceka rwose ndabona wapi. Dusoreze hano rero, naho mu kiganiro cy'ubutaha.